Yes, nizere ko mumeze fresh by'umwihariko dukurikira cyangwa se ubana gatanu ku kandi hano kuri Gospel 250 of course. Nizere ko mumeze fresh aho muherereye ari hose, ari muri Afrika, ari kota masimbi cyangwa se hakurya y'inyanja, ubwo muri Leta Zunze za Amerika. Reka ntangire mbasuhuza abari mu Burayi se, Belgique, Ufaransa ndetse n'ibindi bihugu nazi, ariko barimo of course kuko nkunda kubibona iyo winjiye muri YouTube. Hari ukuntu ugenda ureba ukareba views warebye ukabona n'abantu ahantu baherereye. Twarababonye rero, harimo abantu benshi cyane. Rero nizere ko rero mumeze neza. Iyi ni Gospel 250 mubana nanjye Valeri umunsi ku munsi. Uyu munsi rero ngugarutse kuvuga kuki, ariko mbere uko mbyinjiramo reka maze mbibutse cyangwa se kubyo tukunda kuganiraho by'umwihariko content zacu aho zishingiye. Dukunda gukora ku biganiro by'umwihariko bivuga ku ivugabutumwa ariko bifite aho bihuriye na gospel. Tukavuga ku buhanuzi se, ku ijambo ry'Imana se, tukabigarukaho, ariko tukavuga n'amakuru agiye atandukanye ashingiye ku byamamare ariko bifite aho bihuriye na gospel. Muri no minsi rero twari tumaze iminsi tubona inkuru za Vestina. Nabivuze igihe kinini vuga uburyo abantu benshi cyane bakomeje kumwiha cyangwa se kumukomeza kumuvugaho. Abenshi bakazana ubuhanuzi butandukanye bakabavuga kuri Vestina nibyo, ariko mu by'ukuri tukabinenga. Akenshi mukunda kubyumva, nkunda kuvuga ibintu ariko nkibanda cyane mu guhinyuza cyangwa se mu gupfobya bimwe mu byavugiye kuri social media byandarika, cyangwa se mu gusebya amazina ya bagenzi babo. Tukaza tukabivugaho ariko tukaza tugahinyuza byinshi ariko mu byagiye bivugwa hano kuri social media. Rero dushyigikire ukora subscribe, nimba utarayikoze nawe ndakubwira ukayikora nyamuneka, ukaba uduteye ingabo mu bitugu, natwe bidusubizamo imbaraga tukabona ko turi gukora nibyo koko, ukadushyigikira. Vestina rero nyuma yaho akoreye ubukwe, benshi bavuga ibitandukanye, bavuga bimwe mu buhanuzi, bamuvugaho ibintu byinshi, ariko byinshi mu byo bamuhanuraho bakavuga ku bibi, ntabwo bigeze bavuga ku byiza. Twarabibonye bavuga ibintu byinshi cyane nyuma yaho amaze kugira gute gukorera ubukwe, cyane yuko muribuka ubukwe cyangwa se mariage civile yabashije kuba ku murenge wa Kinyinya. Twabonye inkuru tubona akora umurenge, ndasubira inyuma gato, nibyo koko tubona koza umurenge, abenshi bibatungura, tuza kubona surprise. Ariko mu by'ukuri ibitangazamakuru biza kubivugwaho, abenshi barasesengura, abenshi bavuga ibi, abandi bavuga ibi, ati uyu mugabo mu Burkinabe kubera iki ashatse mu Burkinabe, abandi ati kubera iki ashatse umugabo ungana kuriya afite imyaka iyi. Turabyumva koko, ariko ntibyaje kurangiriraho, tugira ngo byacogoye nibyo koko. Ariko tuza kubona izindi nkuru nyuma y'ubukwe. Ejo bundi ku tariki 5 z'uku kwezi kwa karindwi tubona inkuru nyinshi cyane ziza zivuga kuri Vestina. Nabibabwiye rero, hari ubuhanuzi bwakozwe buvuga kuri Vestina, havugwa byinshi ngo Vestina umuziki azawagarika, Vestina ntazabasha gukomezanya gukorana na Murindahabirene. Ati itsinda Vestina na Dorcas rigiye kuba ryasenyuka, mu by'ukuri ari rimwe mu itsinda ryadorezaga imiziki ibasha kutubatura cyangwa se kutwibutsa yuko twagakuriye gukorera iki Uwiteka. Ati iri tsinda niba risenyutse, ubwo murumva kuko imbaraga nyinshi cyangwa se murumva ko tutazaba tugize igihombo gikomeye cyane muri industry ya music. Abenshi babivugaho byinshi bigiye bitandukanye rero, ariko mu by'ukuri nzakubihinyuza ndavuga nti Vestina rero ntazatandukana na Dorcas, ahubwo bagiye kugira gute, bagiye gushiramo izindi imbaraga. Muri ndaha bagiye gukomeza kubashyigikira nkuko byari bisanzwe, ahubwo imbaraga ari bafite bagiye kuzikuba kabiri. Narabihinyuje ndaza ndabivuga. Mu by'ukuri mbabwira yuko hari indirimbo yitwa Emmanuel igiye gusohoka rero vuba hanga, ikazaba ari nk'ikimenyetso simusiga kizagaragaza yuko Vestina azaba agize ate, azaba akomeza kuba yakora imiziki nkuko byari bisanzwe we na murumuna we Dorcas. Rero sindi bigarukeho, haza kuvugwa n'ibindi rero nyuma yaho. Natungwe n'inkuru zagiye hanze by'umwihariko kuba influencer cyangwa se aba blogger. Bamwe baza kuvuga by'umwihariko harimo icyo bita Decat cyangwa se ukoresha urubuga rwa Instagram, aza gupostinga amagambo menshi cyane avuga yuko byaba ari imitwe uwitwa Vestina na Murindahabirene bapaze kugira ngo uwita Idrissa Ouedraogo umugabo wa Vestina babashe kuba bamucucura cyangwa se we bamwiba amafaranga binyuze mu buryo bwa divorce. Ati mwarabibonye mu bukwe bwa Vestina ntiyigeze asoma umugabo we Idrissa Ouedraogo, bikaba ikimenyetso simusiga ngo kigaragaza yuko azaba amaze kugira gute,
azakora divorce, ngo bakazagira uburyo bakora divorce bakabasha guparitaja mu bimwe mu mitungo y'uriya mugabo Idrissa Ouedraogo kugira ngo babashe kuyimucucura. Twarabyumvishe, ni byinshi byavuzwe, za gutongorwa nabo bita ba Pastor Claude, za gutongorwa nabo bita ba Camarade, za gutongorwa nabo ni benshi cyane kuri izi platform cyangwa se kuri uru rubuga rwa YouTube bagiye bakora izo content cyangwa se bakora ibiganiro biza mu guharabika inde Vestina Ouedraogo cyangwa se Vestina na Murindahabirene, by'umwihariko akavuga ko ari imitwe cyangwa se ari bimwe mu bintu bakoresheje trick yo kugira ngo bakore ubukwe, by'umwihariko babashe kuba bakora amanyanga mu buryo bwo kugira ngo bibe nde uyu mugabo Idrissa Ouedraogo. Impamvu navuze Vestina Ouedraogo rero nuko Vestina kuri platform ze cyangwa se ku mbuga ze nkoranyambaga akoresha, by'umwihariko nk'urubuga rwa Instagram, mwarabibonye ko amazina yarahinduye, ntabwo ari Ishimwe Vestina, asigaye yitwa gute? Ishimwe cyangwa se asigaye yitwa Vestina Ouedraogo, niko asigaye yitwa. Rero iyi nkuru cyangwa se impamvu nkoze iyi nkuru ni ukugira ngo ngaruke kuri ibyo bintu bivugwa, ariko nanabihinyuza nk'uko mwamaze kubimenyera, by'umwihariko ndwanya aba bantu bakomeza gukoresha amazina ya bamwe kugira ngo bashe kuyatuka cyangwa se kuyagaragaza uko atari, komeza kuyapfobya cyangwa se gukomeza kuyambika icyasha, kandi mu kuyubaka abaragize gute yarabavunnye. Ndagira ngo mbibutse akantu gato. Muribuka mu gihe gishize Vestina na Dorcas ababyeyi babo barekrama YouTube bavuga ngo turabashaka agacano kacu, murabyibuka? Mu gihe cyashize cya 2019 oya ni 2020 ndatekereza muri icyo gihe, murabyibuka? Igihe cya COVID-19 ikirangira gato, ndatekereza igende gabanya ubukana. Mwarabibonye inkuru nyinshi zagiye zivugwa, ariko by'umwihariko ngo agacano abantu benshi bakoresheje uburyo bwo kugira ngo Vestina na Dorcas babashe kuba babambura nde Murindahabirene, bakoresha trick nyinshi kugira ngo Irene babashe kuba bamuteranya nande n'aba bana cyangwa se n'ababyeyi baba bana. Mu by'ukuri murumva yuko ni ibintu byinshi cyane byagiye bikorwa kugira ngo babashe kuba bagira gute batandukanya Murindahabirene, bitewe nuko aba bana bafite impano zitangaje cyane yuko bakunzwe, by'umwihariko muri Afurika cyangwa se ahantu hose hari umuntu wumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ukurikira music muri rusange. Murabizi yuko bano bari mu bantu bakunzwe cyane cyangwa se bakunda kumvwa indirimbo zabo cyangwa se bagira na views nyinshi, reka mvuga uko kugira ngo babashe kuza kumvikana fresh sana. Turabibona, turabyumva, abenshi baraza, bamwe bakoresha noneho uburyo bwo kugira ngo babateranye, babe bateranya Murindahabi n'ababyeyi baba bana, ariko mu by'ukuri turabivumbura koko, tuza kubibona, tuza kubyumva. Vestina rero ndagira ngo mbumvishe uburyo ki Vestina na Dorcas bagiye bakoreshwa mu buryo bwo kugira ngo babatandukanye na Murindahabi bitewe na successful yabo cyangwa se success bari kugeraho. Turabibona, abantu benshi babigarukaho. Ndagira ngo impamvu nahereye kera cyane ku gihe cy'agacano bavuga ngo turashaka agacano no kugira ngo mbumvishe uburyo ki hagiye hakorwa uburyo bwo kugira ngo Vestina na Dorcas babashe kuba batandukanwa nande n'uyu mugabo Murindahabi Irene. Nibiteye kabiri tuza kubabona yuko harimo amanyanga menshi, abantu benshi bari gukoresha aya mazina kugira ngo cyangwa se bari gukoresha ababyeyi baba bana kugira ngo babashe kuba batandukanya nande na Murindahabi Irene. Tuza kubibona rero nyuma bakomeza imiziki yabo, ariko mu kuyikomeza Vestina aza kugira gute, aza kuba yabona mu boyfriend cyangwa se aza kubona umugabo. Mu by'ukuri bakora umurenge ku murenge wa Kinyinya babigira private, ariko biza kumenyekana binyuze ku rubuga rwa Irene cyangwa se YouTube ya Irene yaje kubishiraho live ubwo bakoraga umurenge. Mu kubibona bivugwa ibintu byinshi, ati Vestina Irene aramugurishije. Vestina ni gute yashakana n'umugabo ungana kuri imyaka ingana kuriya, umukubye kabiri mu myaka? Vestina ni gute yashaka? Tubona inkuru nyinshi, Vestina bamuriyemo amafaranga kugira ngo abe yagira gute yashakana n'uriya mugabo we, bamuriyemo amafaranga. Twarabibonye. Ntibiteye kabiri, ejo bundi ku tariki 5 ubukwe buraba. Mu kuba ubukwe Murindahabi yambitswe ingofero, mu kwambika ingofero nabyo rero biba ikibazo, kuba yarahawe inkoni biba ikibazo. Ati Vestina ni gute yacuruzwa kuri izi mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko ubukwe bwe bukabasha kunyura kuri platform ya Murindahabi Irene. Ati ibi bintu turabyita iki? Ati ibi bintu birimo amanyanga, turabibona koko. Ariko muri ibyo murumva yuko byari birimo iki?
urujijo. Abenshi babivuga uko, ariko mu kugira ngo babashe kugira gute, babashe kuba batiranya nde Vestina nande na Murindahabirene, ariko baza kubivuga kuri social media, ariko mu buryo bwo kugira gute, bwo kugira ngo bumvikanishe ko Irene yabashije gucuruza nde Vestina mu buryo bwo kumukuramo amafaranga, habe kuba yaramugurishije kuri nde kuri Idrissa Ouedraogo, aza no kuba yarageze gute kumucuruza ubukwe bwe akabunyuza kuri live cyangwa se ku rubuga rwa YouTube kugira ngo abashe gukuramo amafaranga menshi cyane, ku ikiganiro cyangwa se umuhango wose wo kuri wa Vestina wabashije kuba warebwa cyane. Ati rero amafaranga yavuyemo, ati Irene niwe wagize gute wayiririye, birarebwa nibyo koko, ariko ubu havutse ikindi kintu cyo kuvuga nde, cyo kuvuga kuri Murindahabirene nande na Vestina. Ati Vestina yaragurishijwe, ati n'ikimenyimenyi ntiyigeze asoma umugabo we mu bukwe bwe. Ese gusoma ubundi umugabo nibyo bigaragaza ko mukunda mu ruhame? Hari igihe batamusomeye hari akazamusomera ahandi twe tutabashije kubona. Rero biravugwa, ariko mu by'ukuri turaza turabihinyuza, ariko mu by'ukuri nanjye icyo mbere hano kugira ngo nze nkiriyaringe cyangwa se nze mu by'ukuri mvuge cyangwa se mpakanya ibi bintu bikomeza kuvugwa kuri izi mbuga nkoranyambaga. Rero byaba byiza udushyigikira ugakora subscribe, mu by'ukuri natwe tukajya tumana gatanu ku kandi, mu by'ukuri ukabasha kuba wadusapotinga. Kudusapotinga kwiza ni ukuba wakora subscribe tukajya tubibona yuko mudukurikirana gatanu ku kandi. Rero murakoze, Uwiteka agira gute aduhana umugisha, ibyo bivugwa byose nimubyiteho. Nyuma yaho mukomeje kubibona rero ntimubyiteho, ibi ni ibivugwa kugira ngo bigire gute biharabika izina rya Murindahabirene, no kugira ngo bapfobye iki, bapfobye igikorwa cyiza kinyamibwa bwa buriya bukwe bwabashije kuba bwagenda. Icyo twakifuriza Vestina na Dorcas no kugira gute, no kubyara abahungu n'abakobwa, nta kindi, no kugira gute, no kurambana, kuko nicyo tubifuriza, no kugira ngo Umwami Yesu Kristo azahagurukire mu rugo rwabo, babashe kugira gute, babashe kubona ituze, ibyo bivugwa ntibizagire icyo bibahungabanya, nicyo twabifuriza. Rero murakoze cyane, rero mukomeze mudusapotinge cyangwa se mudushyigikire binyuze muri subscribe na like na share na commentaire zanyu, ndazitegereje. Rero murakoze cyane, Uwiteka agire gute aduhe umugisha twese muri rusange.